Yaragiye kubwiza isa niba umuntu w'umugabo basha kunyara ahantu umugore adahari ngo aterura ajyane kuri wese no kwituma ahantu ndingana nyara ahantu undi saba kugira nubwo njya kuri wese rimwe na rimwe wenda ukuguru baragutora bakagushyira hejuru none nanjye ngafata imbago kunagera kuri wese wenda rimwe na rimwe arigiye bijya biba bagafata video yo ndatereka ukuguru bakayishyira hepfo barangiza bakashyira agataburete ku gataburete rero niko ngira gucya nago nyicara hejuru ngo ndagatambika gatunganya kuri wese kugira ngo ukuguru nasizeho ni video n'ikibuno byose bitungane ngo nyituma umuntu arango nyine afashe mu kuboko narangiza bakongera bakangarura ariko mbikora rimwe na rimwe biragoranye cyane biragoranye mu tubundi ari yo gutwara abana niyo nabatwaragaho ubu biragoranye kandi bari no mbese bari babayeho mu buzima butari bubi cyane ariko ubu ngubu urebye bwiyongereye cyane gose mbese byanyobeye nanjye kuntu bizagenda kandi iyi ngwara yanjye ntabwo navaho n'ingwara igiye gukira buno. Uramutse wicaye gutyo ukabona undi muntu aje kubera inkuru yawe iciye kuri Touch One TV wabyakira gute? Nakwishima cyane byashimisha cyane kuko byaba ari Imana yakoze ibitangaza mbese kuri ngewe niyo umuntu yinjira numva arakomanze mpita numva ko ndarya iyo umuntu akubujya natwe tuba mu muga keshi tutagira aho tuvuka yuri muzima ntacyo bitwaye umuntu ariko gucya biba byagenze gutya iyo ugize Imana kuva umuntu arakomanze uhita wumva ari amahirwe yiyongereye uhita uvuga ati mbonye isukari kuko nagarapfa kugenda gusa atasigiye n'icyo gihumbi. Ni ukuvuga ngo umuntu yinjiye wowe uhita wimagina ko byanga bikunda agenda agusigiye akantu gusa iyo mbonye agiye atasigiye ikintu numva mbabaye cyane ndarakara pe kuko uravuga ati nje gusura kanaka yaza nk'abana atakoze mu mufuka nkumva ndarakaye kuko urebye ngiye Burundi kubeshwaho n'abana bari gukora mu mufuka kabisa rwose ubwo ragize iki Imana ikora nange nashima Imana kabisa nirara nicariye gutya kuko sinashobora kwigeza hanze sinashobora kwijyana mu cyumba sinashobora kwihereza amazi reka da uno guterura ukuguru bakajyana hanze ngajya kota izuba mbese umuntu adahari umugore adahari ngo yagiye gushakisha ubwo no kurebera hanze kure kuko nangiye mbonye umuntu ageze hano ngabona asize icyo gihumbi ngabona ari kugenda n'amaguru abiri we ndavuga ati Mana nanjye kuko nzongera kugenda n'amaguru abiri nanjye sura umuntu byibuze bigahita bimagose igitekerezo kiza nkavuga ati Mana kose nanjye izafashe nanjye nongere magarare batongiye kunerura rwose ngo banjyanye kuri wese cyangwa ngo banjyanye handi hantu. Reka twongere tubahe ikaze bakunzi ba Touch One TV mwebwe mudukunda muherereye mu ntara y'uburengerazuba intara y'uburasirazuba intara y'amajyepfo amajyaruguru umujyi wa Kigali namwe muri irwota masimbi nizere ko mukomeye kandi mumeze neza nk'ibisanzwe nitwa Emmanuel Kanani kuri kamera turi kumwe na Sanzumuhire Shabani uyu munsi twifuje kugera mu burengerazuba bw'u Rwanda mu gice cya Gisenyi ubwo no umujyi wa Rubavu mu nkengero z'umujyi twagiye gusura umuvandimwe wacu wagize accident ikomeye cyane n'umubyeyi afite umuryango agomba kwitaho ubuzima bwe burashaririye niyo mpamvu twifuje kuganira nawe kugira ngo byinshi kuri buno buzima abayemwo tubimenye hanyuma nzi neza ko namwe mushobora kumugiriraho umugisha uyu mugisha kandi nzi ko mushobora kuwutanguranwa reka tuganire byinshi kuri buno buzima turaza kubisobanukirwa ntimujye kure. Touch One TV Touch One TV turayekunda Touch One TV turayekunda Bitabayobozi bayo turabakunda cyane banyamakuru bayo bose barajijutse biganiro byayo biraduhugura uye Touch One TV tunayipenda uye Touch One TV turayikunda banyarwanda mwese namwe muyikunde banyarwanda mwese nukuri murayikunda ibwota amasimbi namwe murayikunda diaspora nyarwanda namwe turabakunda Touch One TV
Tochi One TV turayikunda, Tochi One TV turayikunda, mfite abayobozi bayo turabakunda cyane, banyamakuru bayo bose barajijutse, biganiro byayo biraduhugura, uye Tochi One TV tunayipenda, uye Tochi One TV turayikunda, banyarwanda mwese namwe muyikunde, banyarwanda mwese nukuri murayikunda, ibwota amasimbi namwe murayikunda, diaspora nyarwanda namwe turabakunda, Tochi One TV turabakunda, uye Tochi One TV. Tochi One TV, hey, Tochi One TV turayikunda, Tochi One TV turayikunda, mfite abayobozi bayo turabakunda cyane, banyamakuru bayo bose barajijutse, biganiro byayo biraduhugura, uye Tochi One TV tunayipenda, uye Tochi One TV turayikunda, banyarwanda mwese namwe muyikunde, banyarwanda mwese nukuri murayikunda, ibwota amasimbi namwe murayikunda, diaspora nyarwanda namwe turabakunda, Tochi One TV, hey, Tochi One TV turayikunda, Tochi One TV turayikunda, mfite abayobozi bayo turabakunda cyane, banyamakuru bayo bose barajijutse, biganiro byayo biraduhugura, uye Tochi One TV tunayipenda, uye Tochi One TV turayikunda, banyarwanda mwese namwe muyikunde, banyarwanda mwese nukuri murayikunda, ibwota amasimbi namwe murayikunda, diaspora nyarwanda namwe turabakunda, Tochi One TV turabakunda, uye Tochi One TV. Uraho neza? Yego yego. Reka kugira ngo bigende neza wibwire abakurikiye Tochi One TV, hanyuma dutangire tuganira bamaze kukumenya. Nitwa Ntawiheba Jean Claude. Yego. Niyo mazina yanjye. Ntawiheba Jean Claude ni izina ryiza cyane, umusaza yakwise neza. Yanyise neza. Uko ibyabuno sinzi ko byagenze so ko kweba bitari kuza kweri. Kweba biri kuza da. Nibyo. Bujye munabaye gucya kweba babirimo biraza. Yahumura wikiheba nturi umukristo se ntuzi ko ijuru rivuga ngo ntukihebe, ushobora kuba umukristo cyangwa uri umusiramu ariko ukabuzi ko ijuru ridusaba kwihangana. Ijuru ryo rirahari niryo twese tuba turebaho bujya kesha. Yego. Ni ijuru na n'ubwo ngubu kuba ndi guhumeka no kubera ijuru. Okay. Hanyuma tukiri hano rero ibyo ari byo byose tugeze hano kandi muduhaye karibu, turicaye. Umushyitsi kore wavuze iki mbere yuko tuganira? Umushyitsi ni ingenzi cyane, ubu nabishimiye. Undi nirigwaga hano y'abantu kugura kunjya, ariko ho mwahagereye gose numvishe uburibwe bwagabanyitse cyane. Rero twakomeje kuganira. Ntabwo iyo ngize Imana nkumva umuntu aje kusura abaguye mu bwigunge, mbese yabamwe mu bwigunge kabisa. Kwicara mu nzu gucya kuko nge ndikora ndi nkaho ndi muri gereza, kuko sinashobora kwigeza hanze, sinashobora kwijyana mu cyumba, sinashobora kwihereza amazi, reka da. Uno guterura ukuguru bakajyana hanze ngajya kota izuba, mbese uno umuntu adahari, umugore adahari ngo yagiye gushakisha ubwo no kurebera hanze kure. Izuba ndirebera kure nk'umunyururu kabisa. Reka rero duhera hangaha y'impanuka yawe, tunashimira Imana ko nubwo ufite ububabare ariko uriho. Iyi mpanuka byatangiye gute, yaje ite?
impanuka nari ndimo ngenda ubwo mbona moto nyine ije yahoreye mu kuyikwepa nanjye mba nkubise umurundi kuri borodire. aho hari hamwe no ku muhato. Ku muhato abantu bose barahazi. Niho nakwepeye ubwo mu gukwepa ndasitara gato ndagenda nkubita umurundi kuri borodire. Umurundi rero guhita gumeneka. Ubwo nakindi naho bakoze basize mu modoka banjyana kwa muganga. Urangeze kwa muganga nafite mitiweli nyine ndivuza bisanzwe. Ubwo abaganga bambonye baramvura babona bwo birakomera bagiye no kunjyana mu Ruhengeri. Kubwa amahirwe barambwira ati bizoroha. Ubwo narayemo gatatu bucya bari kumbwira ngo nahe ndataha ndagaruka. Ubwo bigeze ejo bundi nibwo nasubiye kwa muganga. Barandeba amabande gari yamaze gusaza bayakuraho biteguye gushyiraho sima. Ubwo bagiye gushyiraho sima basanga gufa ryanjye ryamenetse, haracyariho ibisebe byinshi cyane bigomba kumanza kuvugwa. Ubwo rero barambwiye ngo nimbe subiye mu rugo manze nivuza ibisebe nibikira nibwo nzasubira kwa muganga kugira ngo basuzumire barebere no niba sima no yabasha kujyaho. Kuko mbere nakubise umundi kuri borodire ibisebe inyama ivaho manze arasigaye kuri sima hari ngira ngo ubwo hasigara igufa naryo riracika. Ubwo rero bavuze ati tumaye twomora igisebe nikimara gukira nibwo uzagaruka tugashyiraho sima. Nuko nkuko byagiye bingendekera kabisa. Nimba nabyumvise neza wari utwaye wari uri kugenda n'amaguru? Bongewe bari mfite akamoto ngendaho. Yego. Namvuye gushaka uturyo nyine ibyo by'abana. Ntabwo ari ntwaye abagezi cyangwa dufite ikindi kintu. Abwo ngewe nyine nuvuga ngo moto nabonye ifite umuvuduko bwinshi ndakwepera ku ruhande nkwepiye ku ruhande. Ubwo ngiye kubara ko navuze ati nangonga nari gupfa mitamo ngiye kwijugunya ngwa kuri borodire. Ubwo rungwe kuri borodire ukuguru kwasigara gutyo. Gutyo byagenze. Ni ukuvuga ngo ubu ngubu igufwa ryawe ryamaze gutandukana kubera iyo mpanuka? Ryaracitse gose. Ryaracitse kuko no mu mashini kano kanya ufasha kanomero kajya ku bitaro wasangiye gufa ryaracitse burundu. Cyaracitse kubwiza isa niba umuntu w'umugabo basha kunyara ahantu rakiti umugore adahari ngo aterura ajyare kuri wese ni ukwituma ahantu ndingana nyara ahantu ndi. Niko binameze kabisa. Gutyo byangendekeye kandi muri iyi minsi gose nari nafite imbaraga nk'abandi bantu ariko kubera ino manuka yatumye mbikimuga mbese cyo kwibera mu rugo tu. Nkuko nabibabwiye ni umugabo wubatse ufite umuryango yagakwiye kuba ariho areberera ariko aravuga ati mfite ubwoba mfite impungenge ko mbaye ikimuga cy'ubuzima. Ntabwo byoroshye. Ntekereza ko mu kanya nahoze mvuga nti wamugiriraho umugisha kuko nimba yari umugabo nkuko ariho abivuga ufasha umuryango we akaba yita ku mugore akita ku bana, uyu munsi bikaba byahagaze. Urumva ko ari ikintu kibabaje. Buri wese ashobora kugira icyo akora muri za mbaraga Imana yaguhaye, muri bya bindi Imana yaguhaye. Burya gutanga bizana umugisha kurusha guhabwa. Hari uwo wagirira neza hanyuma ibintu bikagenda neza, ibyo ukora Nyagasani akabyongeramo umugisha. Nizihe ngaruka nyuma yo gukora iyi mpanuka nk'umuntu warebereraga uwo muryango bari kubaho gute, bimeze gute ubu ngubu, ibijyanye n'imyigire bihagaze bite? Ubuzima bwahagaze da. Ubuzima bwahagaze ko ngende wa muntu washakishaga nkabona igihumbi cya buri munsi cyangwa nkabona cyatanu cya buri munsi. Ariko kuva nakuri iyi mpanuka nta n'igice cyatanu ndinjiza mu nzu kandi kugeza iyi sande mu nzu y'ubupangayi. Ubwo rero kumva ko kugira ngo barye buno n'ubwo impamvu musanze n'umugore adahari nawe yagiye kureba ko yabona 500 yo kurya wenda. Ugeze no kumbwira ngo moto yagufashaga abana bawe biga kure ukabasha kubajyana, ubu bigenda gute? Biragoranye rero kugira ngo bagere ku ishuri? Ubu biragoranye cyane, biragoranye. Moto ubundi ari yo gutwara abana niyo nabatwaragaho. Ubu biragoranye kandi mbese bari babayeho mu buzima butari bubi cyane, ariko ubu ngubu urebye bwiyongereye cyane gose. Mbese byanyobeye nanjye kuntu bizagenda, kandi iyi ngwara yanjye ntabwo nava ngo n'ingwara igiye gukira buno. Ni ingwara ishobora iramara umwaka
iyi ni indwara igomba kumara umwaka nicaye hano mu ntebe bose. Abana nafite abana batatu bajya ku ishuri bose. Ubu rero kugeza iyi saha ubu byahagaze kabisa, byahagaze kuko ntabwo wajyana umwana ku ishuri nta buzima nta muto nta ki. Ubu byahagaze rwose, nabihagaritse nabihagaritse rwose. Tugarutse hano mu bijyanye noneho n'ubutabazi waba warakorewe, hari ukuntu umuntu abana n'abaturanyi ariko bakabasha kumutabara wenda mu buryo twavuga ngo bufatika nk'abantu mwabanaga, ubwo butabazi nta burakugeraho? Abavandimwe bajya banangiraho tu, abavandimwe bajya banangiraho, usigiye 1000 usigiye 2. Ubu nibyo ndi kwifashisha muri iyi minsi, nta niko gasura afite kuko akenshi ntabwo umuntu akunda kuba ari wenyine. Abavandimwe b'abakozi b'Imana bayatumye, nkabona araje atunguranye akavuga ati nari nzi ko abaye gutya, tifata 1000 ujye kurya, tifata 2 ugura agasukari. Ni gutyo mbayeho kabisa, n'abantu bagenda basura. Naho ubundi abantu batasuye bwo ntago ubu nishingikirije abantu, nta kindi kintu ngiye nishingikirije kabisa. Nishingikirije abantu kubw'amahirwe barazaga, umwubise 1000 umwubise 5. Nabona burakeye tu, abantu bo barasuye kabisa. Ab'Imana igenda ikoresha bajya bangeraho, mbese ab'Imana ikoresha bagifite umutima wa kimuntu nyine bo bangeraho. N'ubu no kuri Touch One ntekereza ko umuntu uri bubone iki kiganiro nawe mu by'Imana yamuhaye ari cyo yagukorera. Uramutse wicaye gutyo ukabona undi muntu aje kubera inkuru yawe iciye kuri Touch One TV, wabyakira gute? Nakwishima cyane, byashimisha cyane kuko yaba ari Imana yakoze ibitangaza mbese kuri ngewe. Niyo umuntu yinjira numva arakomanze mpita numva ko ndarya. Iyo umuntu akubujya natwe tuba mu muga keshi tutagira aho tuvuka, iyo uri muzima ntacyo bitwaye umuntu, ariko gutya biba byagenze gutya, iyo ugize Imana ukumva umuntu arakomanze uhita wumva ari amahirwe yiyongereye, uhita uvuga ati mbonye isukari kuko ntabwo arapfa kugenda gusa atasigiye n'icyo 1000. Ni ukuvuga ngo umuntu yinjiye wowe uhita wimagina ko byanga bikunda agenda agusigiye akantu. Gusa iyo mbonye agiye atasigiye ikintu numva mbabaye cyane, ndarakara pe, kuko uravuga ati nje gusura kanaka yaza nk'abana atakoze mu mufuka, nkumva ndarakaye kuko urebye ngiye Burundi kubeshwaho n'abantu bari gukora mu mufuka kabisa. Rwose ubwo ragize icyo Imana ikora, nange nashima Imana kabisa. Muri komeza uyishime kuko nyine Imana nicyo ibereyeho n'abantu yabaremye kugira ngo twunganirane. Niyo mpamvu ndiho mbwira abantu badukurikiye kuri Touch One TV, hari icyo wakora mu kanya turaza kushyiramo inimero ze ko hano ku rubuga. Nimero ze murazisanga kuri runo rubuga, wamuhamagara, ushobora gukoresha mobile money, uburyo bwose turaza kubiganiraho kugira ngo bigende neza. Mu kanya waruvuze uti kugira ngo mbashe kujya mu bwiherero biragorana. Nimba wadusobanurira no kugira ngo wicare muri iyi ntebe niyo uraramo cyangwa ujya mu cyumba, bigenda gutuhagera ute? Bigenda niyo ndaramo, iyi niyo ndaramo kubera ko bisaba guterura. Yego, kandi ibyo guterura ntabwo mbashaka kugira ngo baterure buri kanya bari kuvuna abarukugora umuntu. Haro niho nirarira, ngiye nishuke mbanye mfite niyo nirariramo nta kibazo kabisa. Ntanga nirarira nta kibazo, ngo nyine byaba kujya kunyara mfite akadobo hafi ngo niko mitanyaramo. Ntabwo rero abamagara ngo abagore n'abayiro bari gushakisha, ntabwo ajya mu bintu byo guterura, kandi guterura niko mba ndi kubabara. Uko ngiye baterura bujya gukemba bafite umutekano, nirara nicariye gutya. Kujya kuri wese rero ho n'ibindi ni birebire kabisa. ubwo no kwituma byose ubikora gutyo? Ni mu nzu, ntabwo kuguru kwanjye kwari kwakomera ku buryo ko ngiye sindabasha gutera imbago ngo kuguru ngutunge hejuru. Bisaba kugira ngo nubwo njya kuri wese rimwe na rimwe wenda ukuguru baragutura bakagushyira hejuru, none nanjye ngafata imbago ngo nagera kuri wese wenda rimwe na rimwe ari gihe bijya biba bagafata ivido iyo ndaterekaho ukuguru bakayishyira hepfo, barangiza bakashyira agataburete. Ku gataburete rero niko ngira gutya, ntago nyicara hejuru ngo ndagatambika gatunganya kuri wese kugira ngo ukuguru nasizeho n'ivido n'ikibuno byose bitungane. Ubwo nyituma umuntu araho ngo nyine afashe mu kuboko, narangiza bakongera bakangarura, ariko mbikora rimwe na rimwe. Ubundi akenshi mba nibere nka gutya badahari, ni ukwitumaho, ni ukwituma nyegereza akadobo mbese ariko nitumamo kereka yo bari bagaterura bakajyana hanze muri ubwo buryo.
hari udukurikiye ushobora kwibaza ngo ese kuki atarwariye kwa muganga ngo abaganga babikore ko biri mu nshingano zabo bakora ibintu bikomeye aba banyarwanda kubera iki urwariye mu rugo byagenze gute? Nageze kwa muganga ndaramo gatatu abadogiteri babangezeho bareba ku gisebe cyanjye cyabaye ko bari barangije kundoda baravuga ati iki gisebe rero ntabwo akomeza kuba kwa muganga turi kukubarira amafaranga kandi turi kuba ntabwo icyo uzabona vuba ahubwo waba witahiye ukajya wiyomoza ku bitaro bikwegereye igufa ryamera gukira ukagaruka ubundi no kwa muganga waba uhajyamiye ubusa kandi ibisabwa byose twarabigukoreye imiti bari barayimaye niyo nywera mu mugi nyinywera hano mu rugo imiti bari barayimaye uko nayimaze nyine two kugabanya ibi nibyo kugabanya ubujyane nyine naguze ejo afite imiti mu cyumba myinshi cyane afite imiti mu cyumba myinshi cyane buriya afite imiti myinshi cyane y'amasimo byose narabizanye nabitanye n'umuntu wari wanzaniye isukari tu n'umuntu wari wanzaniye isukari burara mu cyumba afite imiti myinshi reka rero mushaka kuyireba wenda ari nayizana mukayireba nta kibazo. Icy'ingenzi ni uko tumenya cyane cyane buriya impamvu tuba tuje hano impanuka yo iba yabaye icyo ni kimwe ntiwanayihagarika ariko tuba turiho tugira ngo tunatekereze ku bana rwa Rwanda rw'ejo nimba abandi bana batangiye kwiga ariko abawe noneho kwiga bikaba byamaze kuzamo ikibazo kuko nimba washobora gufata iyo moto ukabasimbukana ukabageza ku ishuri watubwiye ko ari kure ntabwo ari ibintu byoroshye niyo mpamvu tuba tubwira umunyarwanda wese udukurikira kuri Touch One burya nubwo utagirira uryo ariko wagirira u Rwanda rw'ejo abo bana be ibyo bibondo byige nk'abandi hari uburyo ushobora kuvuga uti ngewe abana ngiye kubishyurira moto bajye bajya ku ishuri kugeza igihe umubyeyi wabo azakira icyo ni kimwe ushobora no kuvuga uti genda bagurira amafunguro buri kwezi bakoresha amafunguro angana iki ukabagurira ibyo kurya byose birashoboka ushobora no kumuha amafaranga akabona ubuvuzi rwose bwisumbuyeho ntekereza ko nk'uko abadogiteri bamugiriye inama ashobora no kujya n'ahandi naho bakamufasha byose birashoboka burya amafaranga muzi ko twese atugirira neza ariko hagati aha ngaha ntabwo turi hano gusaba ahubwo tuba tugira ngo twerekane urukundo rw'Imana n'iby'Imana yaguhaye burya hari icyo wabikoresha. Nigeze kumubaza ngo hano hinjiye umuntu aje kumureba aturutse kuri Touch One yabyakira gutati nanezezwa nabyo. Nta muntu urava hanze ngo ubone araje arakuganirije arakubwiye ati mpore gusa agahita yigendera nta kintu agusiga. Bakeya ko arabaza ubuzima bwanjye abaza bakagenda ni bakeya benshi bakora mu mufuka da bakanasigira isukari ndamya ko umuntu wageza nakagenda ni nka babiri ariko umuntu wese ageze hano nyine akareba azi no kurunabagaho ahita avuga ati ntabwo tuzi ko habaye gutya kabisa ndano ufite na 500 yapfa tugura isukari nta muntu uraza hano kabisa ngo agende nta kintu asigiye bwo Imana bakoreramo bose bakagenda bandemeye dakana. Ugeze kumbwira ngo umudamu wari utaragera ku bushobozi bwo kumushingira akantu mu buzima yakora uvuga uti ntabwo byari byoroshye none hari kubigenza gute? Ibyo bindi by'abagore mu mujyi n'ubu nawe agiye kurangura tuvoka tu no tuvoka bakuzungu nazo ko ariko n'ubuzima babwahagaze hano ubuzima babwahagaze ngo nawe nyine no kuva no gufatanya igihumbi akavuga ati reka nje kuzungu ndaze ko nakucyungo ko 500 akareba ko abana nabo kuko ngiye nagubona abana bakinda basigaye bareba nyina kandi mbere ninge barebaga cyane bakuvuga ati papa ati badutumye ibi nibi urubuno bari kureba nyina nawe rero abanyakurirwa mu rugo abona ko byakomeye nawe yagiye da afite basaburo niwe ari kuzunguza. Niki rero ubu ngubu wifuza ku banyarwanda badukurikiye nkuko nabivuze dukurikirwa n'abanyarwanda by'umwihariko bari mu Rwanda rwacu n'abari hanze y'u Rwanda kandi bose tujya tubona support baha abantu bagize ikibazo ni nawo mutima mwiza tubashimira Imana yabahaye bawukomeze. Niki wabasaba tugenda tugana ku musozo? Cyo nabasabanye no gukomeza kugira umutima wo gufasha kugira umuntu ntago yifuriza kugira ngo afashwe ari muzima teka byose abanagwaye Imana ikajya bakoreramo nyine bagafasha abantu baba babaye kuko nako turi bazima twabikoraga nicyo ngicyo ntabasaba kabisa no kujya bareba abantu bicaye mu rugo bababaye mu gihe bafite ubwo bushobozi bakubasaranganya ku bandi nicyo ngicyo gose nasaba no kujya baturebaho nkatwe tuba
tubabaye bakavuga turiya muntu ugiye kuvuga ntubasabye mu bupfura, wavuze ngo bagire urukundo ariko ntiwabasaba ngo abe ari wowe ubisabira, wabwira uti jyewe icyo mbasaba ni iki, ahubwo wasabiye abantu muri rusange, kandi ni nawo mutima mwiza. Burya umunyarwanda agira urukundo. Hari n'abandi bababaye kimwe nawe. Uri kwa muganga ntiwabibonaga? Cyane kwa muganga nabibonaga, naravuze ati kabisa uyu muntu yagenda n'amaguru ajya ashima Imana. Umuntu uzagenda mu muhanda akabona ari kugenda n'amaguru cyangwa afite amaboko abiri gari gukora, umuntu ajya ashima Imana. Nanjye byamaye ndavuga ati igihe nzongera gushingira nkabona ndi kugenda n'amaguru, bizaba bimaye icyigisho kabisa. Ibi bidutaka ngo ubushomeri ngo ibiki, ariko uri muzima byonyine ugomba kubishimira Imana kabisa. Niyo mpamvu abantu bazima bari kugenda bahumeka, kujya mufasha abantu kabisa babaye, nicyo kintu cya mbere gihari kabisa. Kuko nanjye mbonye umuntu ageze hano nkabona asize icyo gihumbi, nkabona ari kugenda n'amaguru abiri, we ndavuga ati Mana nanjye kuko nzongera kugenda n'amaguru abiri, nanjye sura umuntu byibuze. Bigahita bimagose igitekerezo cyiza, nkavuga ati Mana kabisa nanjye izafashe, nanjye nongere magarare, batongeye kunerura rwose ngo banjyanye kuri wese cyangwa ngo banjyanye ahandi hantu. Ni ukuri. Reka dusoze tubigira gutya. Nimero yawe ya telefone, ibyo ari byo byose nubwo wavunitse ntiwayibagirwa, yibwira abanyarwanda, ubabwire n'amazina yanditseho, Imana izabakoresha. Ni 078 100 72 87. 078 100 72 87. Amazina yanditseho nawe heba Jean Claude. iri muri mobile. Niyo ngibamo. Reka tugushimire kandi ukomere wihangane, nimba ariko mu byo tuganiriye wenda ntacyo wumva cyaba kigusobwe ngo cyongereho. Oya, ntacyo ndi gushima Imana kuba mwari mugeze aha. Nicyo kintu ushimiye Imana cyonyine gusa, kuba mugeze hano navuga ko ari ibitangaza by'Imana ikoze, kuba munanganirije, kuko ngemba nicano nkagira ndi muri gereza kabisa. Ura kuba mugeze hano no gushima Imana, amasabye ubuzega ari 10, kuko ndi kureba kusa navuga ati avuye mu isa imwe avuye mwabiri, mwumva ndishimye cyane. Burundi kuba ndi mu nzu ngenyine nkagira ubwigwe, kuba mugeze hano tunaganiye byo nyine birashimishije. Ngize Imana ajya muri abantu bo kuza kunganiriza kabisa. Hariya nigeze kuvuga ngo turi ku Gisenyi, ariko ntabwo ahantu udatuye biragoye ko uhamenya. Ubu duherereye he? Hano ni mu karere ka Rubavu, umurenge wa Rubavu, akagari ka Byaye. Akagari ka Byaye. Yego. Ukomera rero. Ndakomeye gose. Ngayo nguko rero bakunzi ba Touch One TV, twariho tuganira n'uyu muvandimwe wacu yagize agisida, mwabyumvise aho yarari mu muhanda, hanyuma abona moto iturutse imbere ye yiruka, ayibonye agerageza kuyikwepa, ahita agonga brodire, avunika akaguru mu buryo bukomeye. Byose yabisobanuye, ariko ikibabaje yavuze ati iyo moto yatungaga abana banjye bakajya ku ishuri, niyo bagendagaho bagiye ku ishuri, niyo yatungaga umuryango, ubuzima bwose bwahagaze. Tumusanze iwe mu rugo, amaze kuhavuga, ntabasha kujya kuri toilette, ntabasha gukora, mbese buri kimwe nta kintu abasha kwikorera. Kuryama ntashobora kujya mu cyumba, asigaye arara mu ruganiriro mu ntebe ihari. Byose yabitweretse ati dore ngiyi ishuka uko mbigenza. Mu by'ukuri yavuze ati uwagirira impuhwe uw'Imana yakoresha yagira icyo akora. Ntabwo hano kuri Touch One TV dusabiriza, tuba twibutsa abantu urukundo rw'Imana. Nimba mu by'Imana yaguhaye, cyane ko ntekereza ko uyu munsi wabyutse wumva bigenda neza, urakandagira wumva birakunze, mukanya arabivuze ati nuramuka ugenda wumva amaguru yawe akora, ujye ubishimira Imana. Aha rero mu by'ukuri nababwira ko nimba ufite umutima wo gutanga byaba byiza, cyane ko ijambo ry'Imana riravuga ngo gutanga bizana umugisha kurusha guhabwa. Telefone ze ngizi ku rubuga, mwamuhamagara, wamwohereza udufaranga, wanamusura ubishaka. Reka mbashimire, nitwa Emmanuel Kanani, nandi kumwe na mugenzi wanjye Sanzu Muhire Shabani kuri kamera. Imana y'u Rwanda iragahorana namwe.